ushaka gake gake, ariko hano turakanda hano kuri double ko turashaka double. Turano amagarama 18 yacu yuzuye, vuga ngo iyi grinder kwa kundi tuba twayiregeye byose yabirimo ku buryo ki amagarama amanuka. Aka espresso kaba gakaze, ariko espresso yacu ni perfect. Ikawa nziza tuvuga ko wayikora na babandi bashaka kwiga ibintu bijyanye n'ikawa no guteka, byose wabyikorera kuri iyi channel yanyu. Mugiye kuzamwigira ibintu byinshi bitandukanye, mba amakuru y'igihe kigeze, mba amakuru y'akazi ko kari kuboneka inaha mu bigo by'Abarabu, ariko nanone nibagirwa no kubereka kubana amakuru y'akazi waza gukora inaha. Hello everyone, nongeye kubasuza cyane na Chef Alex. Uyu munsi rero ngiye kugaruka hano ndi barista mbereka ibintu byibanze kuri machine ya espresso machine. Tugiye kurebana hamwe ibintu byibanze, coffee yibanze, iyi coffee yibanze ni machine yayo ikora, ngo ese ikora gute. Uyu munsi tugiye kurebana hamwe uburyo iyi machine muri rusange ikora. Iyi machine yitwa espresso machine. Turebane hamwe n'ikawa iri basic ku yandi makawa nka za cappuccino cyangwa se ice latte cyangwa se n'amarate. Urumva izo zose zi basic kuri espresso. Tugiye kurana hamwe ngo ki wakora espresso iri perfect. Uvuga ngo espresso tabaye nziza na za cappuccino zira munywa cappuccino ntago nawe yaba nziza. Uyu munsi rero tugiye kubanza mbasobanurire neza iyi machine ese ikora gute. Iyi machine ese ni ibihe bice by'ingenzi wakoresha. Ushobora kuba uyifite n'iwawe cyangwa se ku kazi, ariko n'ibyukuri ukaba utazi ukuntu wayikoresha. Iyi machine rero ikintu cya mbere nakubwira, ngiye kubanza ngusobanurire. Iyi ngiyi yitwa steamer. Iyi ni steamer controller, iyi yitwa steamer, akitwa steamer nozzle. Nyine ni umunwa wa steamer cyangwa se izuru rya steamer niko wabyita. Tukiri igice cya kabiri tugira ni iki gice kibaho icyo bita portafilter. Iyi ni portafilter, kikabona group head. Ni group cyangwa ukayita head group. Iyi nibyo bigufasha kuba wakora icyo bita extraction y'ikawa. Hano naho hacamo amazi amanuka gahora n'ikawa, ubundi ukabona solution y'ikawa yawe. Urumva rero ko hano ntago biba bigoye. Ushobora kuba ufite iyi machine wawe mu kazi cyangwa unayifite iwawe mu rugo, wayikoresha rwose nuzaturindira abakozi. Hano naho twagira akuma kamanura amazi, bakita ni hot, kamanura amazi ashyushye nka ugiye gukora nka americano. Uhita ukanda ahangaha ukahita uyimanura. Tukagiramo na table igaragaza ubushyuhe iyi machine yacu ufite amazi iri kumurekura amazi ari ku bushyuhe bwa 91.6. Tukagiramo naho turi warire amasegonda ikawa yacu yamanukiye. Urabona n'urugero iyo nkanze ndi kumanura nk'ikawa, urabona ko hano amasegonda aba ari kubara. Iyo hagaritse ibara igihe yahagarikiye, cyangwa se iyi ngiyi irihagarika. Iyo ihagaze itikwereka amasegonda ukoresheje, ikakubwira niba ikawa yawe over extraction cyangwa iri under extraction, kugira ngo nkuko arakubwira kugira ngo ize iri perfect. Ikindi cya kabiri ngiye gusobanura rero kugira ngo ikawa tuyishyiremo hano, nuko iba yamaze kuba coffee powder. So rero tugiye kurebana hamwe ese ikawa iri coffee beans iri gute ivamo coffee powder. Ikawa iri coffee beans rero ivamo coffee powder iciye muri machine ya grinder. Iyi machine ya grinder gradinga icyo twita na grading size. Grading size uyikorera ahangaha, uyiregera ahangaha ugashyira muri grading size wowe wumva ushaka. Espresso ikoreshwa na grading size ya fine. Hari n'andi grading size atandukanye, amakosi, ama extra fine cyangwa se ama medium, agenda akora amakawa atandukanye yisumbuyeho, ari tugiye kuzaturebana umunsi ku munsi, ku buryo uri ahangaha uzajya umenya neza ikawa ugiye gukora ngo niyihe, kandi uzava umenye gukora ikawa mu byibanze kabisa uyizi neza. So urabona iyi ngiyi umaze kuvanamo rero coffee powder ahangaha ya fine yawe ugiye gukora espresso. Then iyi ni tampa. Iyi tampa iri automatic, ariko iyi tampa nta itandukanye n'iyi. Iyi ngiyi nayo ni tampa ukoresha n'intoki zawe ku buryo watsindagira uri gutampinga ikawa yawe. Ndaje dukore example turebere hamwe ese twakoresha gute iyi tampa, twakoresha gute iyi tampa. Urabona rero nyuma yo kuba twarebana hamwe umumaro, karana n'umumaro hano hejuru
kuri mashini yacu niho twumukiriza. Hano hejuru ku mashini yacu niho twumukiriza amatasi, tuyita kuri woma. Haba hari umwuka uwominga ushyushye. Tukongera tukaza kandi gace k'imashini, kandi gace k'imashini ahangaha niho turebera pressure. Iyi pressure imanukamo hano, iyi pressure imanukamo hano uyipimira ahangaha. Ukuvuga ngo iri hano ni sawa, ariko urabona ko tumaze kuyikoresha gutya iri kuzamuka. Niyo utamaze igihe uyikoresha iraza kuburyo ushaka kugeramo na hano. So iyo iri kuri 0 cyangwa kuri 2 gutyo ntago yakora, ntago iyi pressure ya steaminga nyine ngo bigukorere neza. Tugeze mu mwanya wo kureba hamwe ukuntu wakora iyo kawa espresso. Espresso ukuntu wayikora rero, icyambere ukora ufata iyi portafilter. Uyifata portafilter, haba hari icyo twita akantu bita knocking box. Aka knocking box aba ari agatambaro, uraza ukahanagura iyi portafilter kugira ngo making it dry. Iyi knocking box ndazambereke ikintu ikora mu kanya gatoya. Then tuba dufite umunzani. Umunzani wawe uraza ukawucana, ukabanza ukaregera ukavanaho amagarama ya portafilter. Aka nakagufasha kujya ikawa itaza kujya ku ruhande kwa coffee powder igihe yatumuka. Then ukaregera ukavanaho amasegonda akamagarama. Tugiye gufata hano inoze. Hano haba hariho ibice, hano ni muri single, muri double cyangwa ka extractor nyine, ukabimanura ukayigrindinga by hand ushaka gake gake. Ariko hano turakanda hano kuri double ko turashaka double. Hano amagarama 18 yacu yuzuye. Vuga ngo iyi grinder kwa kundi tuba twayiregeye byose yabirimo ku buryo ki amagarama amanukamo yuzuye. Then byo nakubwiye urarevoringa. Wamara kurevoringa ushobora gukoresha iyi tampa n'intoki, ushobora no gushyiramo hano iyi mashini ikahita itapinga, ushyiramo gusa ukatuvanamo imashini yawe yabirangije gutampinga. Ariko reka dukoreshe iyi ngiyi y'intoki. Iyi ntoki rero ushyiraho gutya hano hejuru, urambikaho hejuru gutya, ubundi ugatsindagira rimwe utagira irya kabiri, ubundi ukavanaho. So rero tugiye gukora extraction y'ikawa yacu. Mbere yo gukora extraction y'ikawa yacu rero urabanza kuri group head ukarinsinga, ukavanamo ikawa ishobora kuba yasigayemo imbere cyangwa se n'undi n'ikawa ariko nta mwanda urimo. Then iyo umaze kubikora ibyo bintu ushyiraho umunzani wawe cya kabiri, ukiyegereza n'akantu kawe. Noneho ni ukuvuga ngo iyo umaze gushyiraho umunzani ushyiraho kano gakombe, niko tugiye kumanuramo ikawa. Impamvu rero batashyizeho iyi portafilter mbere yuko ndi gukora ibintu byose ni ukugira ngo iyi kawa twashyizemo hano imbere itaza gushirira, kuko imbere hari haba hashyushye. Iyo ushyizemo igatindamo umwanya, ikawa yafektwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Iyo ushyizemo ikamutindamo umwanya ishobora kuba yashirira, test igahinduka. Nk'uko nabibabwiye, test yahinduka. Then uraza gutya ukayishyiramo. Wamara kuyishyiramo imbere iriya portafilter ukahita unaregera kuri umunzani kari agakombe dushyize. Then ugakanda kuri group head kuri double, uko nabibabwiye ni double, ukahita ukanda hano n'amasegonda tukareba ese igiye kumanukira amasegonda angana iki. Then ukareba neza kugira ngo ikawa yawe utaza kuba yaca ku ruhande. Tugiye kureba amasegonda imanukira. Uko nabibabwiye ikawa ishobora kuba over extraction cyangwa ikaba under extraction bitewe n'ibintu bitandukanye. Ishobora guterwa na tamping, ishobora guterwa na grinding size nk'uko twari twayibonye. Kandi ikindi cya kabiri, ikawa urabona ko amasegonda ikawa imanukiye amasegonda 28. Ukuvuga ngo rero ikawa yacu iyo first drop ije first drop nyine ya mazi acamo hano agafata n'ikawa ikazamo hano. First drop uvuga ngo iyo ije munsi y'amasegonda 4 iba iri under extraction. Ukuvuga first drop igomba kuza hagati y'amasegonda 4 n'amasegonda 7. Then urabona ko hano rero tugiye tubonye ikawa yacu. Iyi kawa yacu rero urabona hano igira ibice bitatu. Hano hari icyo bita crema, hari igice cya mbere cya crema ay body, akaza niyo bita heart. Aka gace ko hasi bakita heart. Urabona ko ikawa yacu rero ivuyemo ari nziza, kandi nk'uko tuyirebesha amaso ikawa ni nziza, aroma yayo nayo ikaba ari nziza. So nkuko twanababwiye ibintu bya affecta ikawa kugira ngo iba atari nziza,
hari n'ibindi wabasigaje gutestinga, kuko ushobora kuba wabonye amasegonda ari fresh, ukaba amagarama ari fresh, ariko mu by'ukuri ikawa wayitestinga ugasanga si nziza bitewe nuko yafexwe na temperature iri muri iyi mashini y'amazi. Temperature ishobora kuba nyinshi cyane ikaba yatwika ikawa ikayitwika ikazana test itari nziza, cyangwa se ikaba yakafectwa na coffee beans z'ibihuko cyangwa se zitameze neza, nabyo bikaba byagira ute byatuma ikawa yacu itaryoha nk'uko bisanzwe. So rero tugiye gutestinga, nta muntu testingira muri aka kantu tuba twashyize twamanuriyemo ikawa, nago tugatestingiramo aka ngaka. Ubu tugiye gutestingira muri aka gakombe naho gasavingwamo espresso. So urimaze kuyikora uyisukamo, twatinze kuyisukamo urabona ko krema ibitayisigariramo hano, nago ibikirimo hano cyane. So rero urugira gutyo ukazunguzaho gakeya, ubundi tugatestinga. Aka espresso kaba gakaze, ariko espresso yacu ni perfect. Ikawa nziza tuvuga ko iri perfect. So urabona ko rero iyi kawa yacu ibaye nziza, kandi nawe uri mu rugo iwawe, nawe uri ku kazi, iyi kawa nawe wayikorera. Wayikorera na babandi bashaka kwiga ibintu bijyanye n'ikawa no guteka, byose wabyikorera kuri iyi channel yanyu. Mugiye kuzamwigira ibintu byinshi bitandukanye, mba amakuru aho igihe kigeze, mba amakuru y'akazi ko kari kuboneka, aho kari kuboneka inaha mu bigo by'Abarabu, ariko nanone nibagirwa no kubereka kubana amakuru y'akazi waza gukora inaha. Ibi bimubwiye ushaka kuba wabyifashisha ukaba wakaka akazi muri interview wabivuga kandi bikagufasha. Uko nje nshaka guha akazi nkakubaza ngo ese espresso nigira ibice bingahe, ya body na heart nakubwiye byose birimo, byose ukabivuga, na ya crema umuntu akumva ko ufite amakuru ku ikawa. So wowe ukurikira Igikoni Iwacu TV, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze. Buri gihe uhora ugaruka kandi ujye utugira na comment yawe, kugira ngo buri munsi tujye turushaho kubana. Ngiye ndushaho kwerekana n'ibiryo byiza nkuko nari naberetse bwashize ibiryo byiza, ngiye ndushaho no kwereka ibintu nk'ibi ngibi byiza, ubumenyi bugurwa ahandi. Hano iwacu tuzatubyigira ubuntu, kandi nzaza ngerageza mbabwire ingenzi ku buryo no hanze byazagufasha. Thank you so much, urakoze cyane. Ciao ciao.